basanga igisika cya gisika kikagaburamo kabiri. Hano hagati yatangira hari umugabo wari ufite ifirimbi. Urumva ari ifirimbi nini cyane, buryo umuntu atayirengezaga, yari ndende kandi ikaba nini, ikaresha na wa mugabo. Mose arambwira ati uyu mugabo niwe uvuza ifirimbi ngo isi gahinda umushitsi. Muri kurya guhinda umushitsi ngo abera abatarabera cyane bagapfa. Ubwo izo bintu wari kubyibonera wenyine uri aho ngaho nyine? Siritere amaso ku yandi, kandi naje narabazaga bitewe n'iki kuvuga ngo avuze ino firimbi. Hahita hacomoka umugabo mu bicu. Wa mugabo atungutse arya mu bicu. Umukobwa wari uri iruhande rwanje arameza aravuga ngo turashize ngo dore Mose bavuga muri Bibiliya araje. None izo bintu wenda abantu bazumvishe barashobora kuvuga ngo nta bihamya bifitiye, twobyemera gute? Ibihamya ndaza kubibaheza y'ukuntu twaganira n'amagambo twaganiriye nawe, n'ibyo yambwiye ndaza kubivuga. Wamenye ko ari Mose gute? Wa mukobwa niwe wavuze igihe yatungukaga ava mu ijuru cyangwa se mu bicu. Yaraje ngo amare kuza, wa mukobwa ahita yameza avuga ngo ni Mose. Nyuma yaho rero twaje wamba bagenda nereka paradizo ukuntu iteye, bitewe na rya sengesho jewe narimo nsenga ryo kuba ngo Imana izonyereke paradizo. Turabashuje, tubasabiye imigisha iva ku Mana y'uburyo bwose. Hanyuma umaze gukora subscribe turagushimiye bivuye ku mutima. Hanyuma nawe utarakora subscribe turagusaba kugira ngo uyikore. Ni inkunga ntoya gusa tugusaba, wakiritse muri iyi video ukandaho hepfo handitse subscribe cyangwa se sabone, kuri ako kantu gatukura kari hepfo. Nta kintu bigutwara kabisa, ubwo niko kudushigikira. Murakoze cyane. Hanyuma muraza kutwihanganira sero n'ahantu turi yimiriye turimo, amajwi ntibimeze neza kabisa. Muraza kwihangana mukurikirana ubuhamya, n'ubuhamya bw'ingenzi cyane. Twifuje ko twobasangiza, muze kwihanganira amajwi aho muza kumva bitameze neza. Reka tuguhe kaze kuri chaîne Muhira Studio, hanyuma wibwire abakunzi y'Umuhira Studio. Murakoze rero, nitwa Ndabarishe Useke, umuhinda awishwa wabasita umuzukuru kwa Bicinoni n'ingoma. Umugabo w'umuhanuzi mbese bwo kubw'abanyamurenge bakunze kwemera, bahanuye kera. Ndi umwuzukuru w'umukobwa wa Bicinoni, umukobwa mukuru. Ni ukuvuga kuko amaze ndi umwuzukuru w'abasita, umwishwa wabo uko abasinzira. Ni ukuvuga kuko izina mama yanyise nitwa Ndabarishe Useke, ariko izina ry'agasiri na benshi bazi nitwa Imbogo y'Ishyamba. Urumva ni izina ritamba rimeze nk'iry'inyamaswa, ariko urumva n'ubuzima twaciyemo. Nabayeho nkora udusene twinshi kubera gukomera kuko babivuga abahinda. Ni umuhinda rero. Ni byinshi nagiye nkora bivanye ngeze naho ryavuye. Nabayeho mu buzima bwa gipagani bukeye bwaho, ija guhiga ahantu
rero nijoro wari ubayo gusa ariko umuryango wari utuye ku Ndondo. Tangira guhiga inyamaswa bita ihongo, sinzi niba woyimenya. Nari mba mu Mibunda Bitara, sinzi niba muhamenya. Muri ko ya ni ukuvuga kuko bukeye bwaho nja mu ishyamba hari saa 11 ndahiga inyamaswa yitwa ihongo. Bitangira saa 11 iza kugeza masaa 4 imbwa ziraruka, turiruka n'amaguru gusa. Nta mbwa zatakaye, ndayifata ibona, ihongo ibona iri kwiruka, turiruka ku mutuntu ndayifata. Oya, ntabwo zayikomerekeje, ari kirizi kuko nayigeranye mu mwana w'abembe twita mu Gipombo. Nayigeranye aho ngaho ari zima, hari umushefu witwa Pirimo, yari umushefu de localité. Niho nayigejeje, ibona ari nzima, nayihambiriye nyerutse aho ngaho hari nzima, nyigurisha ari nzima, imbwa zitayikomerekeje. Bukeye bwaho barimo dukura inyana amahembe, twari benshi. Kumwe n'umuhungu w'abahiga muri Sebazima, umuhungu wa Kanoko ku Kiziba ku Ndondo, n'undi muhungu mwene se wabo ngo ni Gashuri, atuye i Burundi ahantu mu nkambi bita Bwagiriza. Nihaba ari nka saa 8 zo mafu ya nimunsi. Bukeye bwaho fata yari inyana y'ishashi ifite amezi, irasikama nanjye ndasikama, icika igufwa. Oya, donc nari munini, ariko kubera ubuzima tugenda duhura nabwo bigatuma abantu badakomera. Ni ukuvuga kuko mu buzima nari mbayeho nkanakubita umwaka wose n'igice cyangwa se imyaka 2 ntabona ibyo kurya, kanywa amata gusa. Nagazamwa agaseti n'akadekatere kamata mu gitondo. Ego narasuhuye. Ego urumva ubusene bw'ira ruguru iwacu ni bwinshi. Ni ukuvuga kuko mu buzima bwanje nari mbeshejweho no kwiba. Twari twiba amagi y'inkoko, tukiba inkoko. Twigeze kugenda ahantu hacaga bakomeretse, turi abana nyine bafite imyaka 14 n'itanu. Duteka amahuri, inkoko yabojeje, tujya kuyagurisha ku bakomeretsa baduha amafaranga, turatekera ifaranga amahuri. Urumva twaje kurikiranwa nyuma, turafatwa turahanwa bikomeye cyane. Oya, ahantu bita ku Nyakiraro. Ni ukuvuga mu buzima bwo mu kiraro twabayeho nka kurya kw'inyamaswa. Tubagiraga ipantaro yo kwambara cyangwa se mugira umwenda. Twarangagwa n'inda, inda zikakujagata mu kiraro kubera ubucafu. Ni ukuvuga ngo nta koga, woga rimwe mu cyumweru bitewe n'amata tuba tunywa, ari amata batera sante nyinshi mu mubiri. Yego ukabyibuha. Ya, urva rakoze rwose. Ibitangaza nibuka ni byinshi. Hari igitangaza twigeze kuja muri operation. Tujya muri operation ahantu bita Gikozi. Ni ukuvuga ngo ni mu Ndondo za Kajembwe, twari 6. Tuja muri operation,
twari gutega abajenesi bahanyagiraga abantu bakayakira abantu tuja muri operasiyo twari nk'abatandatu gusa kuko abanyamurenge bakunda kuba mw'intwari cyane ntabwo biba bisaba ngo bagende ari benshi gusa habakenewe gusa igikorwa gikomeye ariko umubare w'ubwinshi ntibiba bikenewe cyane tuja muri operasiyo twari batandatu dutega ambushe uvuye mu Kamayimayi n'abaturage bari b'abakongomani bitwa abapfurero dutega hagati y'imihana yombi haza guserukaho umukoroneri w'Umumayimayi bitwa ngo Nibareke turarwana yari kumwe n'abasirikare biwe tuza kurwana nyuma yaho mbwira abacu twari kumwe ngo nibafunge sefe ndamanuka turarwana manuka musanga turwane ku maboko ku yandi turarwana amaboko ku yandi urumva kera abasirikare bari batabanyitse ariko nawe yakomeretse ariko bitari cyane ku buryo yahise yirukanka tumanukana agasozi twinjiye mu gisambu twembi babiri turarwana kabisa ibyatsi turabikura n'ibiti n'amaboko twembi nawe funga imbunda nyishira ku rutugu turafatana amaboko ku yandi turwana kindi cy'iminota 20 urumva bacu bari bafunze inzira ituruka mu mazu n'inzira ituruka mu ikaya gisirikare Mayimayi aho yari iri baturekera muri ako kabande twembi nawe gusa turarwana nza kumunesha urumva rero ubuzima bundi twari tubayemo nibuka kindi gitangaza Imana yakoze ndibuka twaragiye kunywa inzoga twari bane n'umuhungu w'abagorora n'umuhungu w'abatwari n'umuhungu w'abega mu dusebe ibintu n'umusirikare ari Kinshasa dutangira kunywa inzoga ubwo hari nka saa 6 z'ijoro tugeze saa 10 z'ijoro ni ukuvuga ngo umwe yari kahwerera hiwe undi agahwerera hiwe nta muntu wajyanye n'uwundi haje gutorwa umuhungu w'abatwari ngo ni Mwungura niyo baje gutorwa abona aho yaguye undi muhungu w'abagorora nawe aja kugwa hirya ariko ntabwo yapfuye yarahwere kubera inzoga nyinshi banyoye amabokisi 4 yani inzoga zitwa ngo ni za Kahuzi Byega zageze zirangama cyane zabaga mu dushashi urumva yaje yahwereye saa 9 z'ijoro ahembuka indi saa 9 y'undi munsi urumva twari tuzimenyereye ariko twanyoye nyinshi boxes 4 kandi boxes zigenda iba ngo 12 basanga dufite 40%. Hariho umuntu nyine yigeze kumbwira amateka ko yigeze urumva tuzo kuturasa twari tuvuye Makobora turarimo tugenda uramushasho hose za Fizi ntabwo twari abasirikare naguye gusa mu yambushe ya Mayimayi twari dufite amafaranga menshi twatuvuye haraza Uvira turimo tugenda za Ubembe ariko dushoreye n'inka nyinshi ngo tujye kugera ahantu bita Kabumbe niho abacu bari imbere twari nka batandatu urumva ne kumwe n'umugabo w'abanyakarama bita Semutobo n'undi mugabo w'abahima ngo ni Sikia bari batuye Ubembe tugeze aho ngaho ni Jean chef de convoi inka kuko iyo twashuraga inka twagandaga dugira chef de convoi abandi rero bakamukurikira twageze rero tama tuzana mu biraro twaziguriraga mu Burundi tukazijana muri Kongo ahantu bita Imushihe Burundi no twaguraga ira muri Tanzania tukazijanaga muri Kongo zibari n'inka nyinshi zo gutunga inka nziza ushatse yaragurishaga ariko abenshi baratungaga urumva tugeze aho ngaho ari saa 9 z'ijoro nza kugira nk'ubwoba nyuma yaho ndikomeza kuko abasirikare twari kumwe barimo bavugira ingara kuko ndaryumva baravuga ngo bashobora kungirira nabi kubera kuko nta bandi bantu twari kumwe twabasanze ntabwo baduherekeje twabasanze aho ngaho ariko nyine uburyo kujya kwa Kongo igenda igira barriere
ukariha amafaranga hageze urumva baravuga ngo soki tobete mubari nza mabuma wana kufi soki nde tozo wakambongo azana poshe nayo tokeye urumva baravuga ati shaka kurasa umugabo amasasu nyuma ya tugatwara amafaranga abafite mwipantaro ndabyumva ariko ntaco nabashubije manza kugenda ariko kera asanga bakopeye n'abandi ku matelefone kubera ko uramushasha bari bakunze gukoresha amatelefone cyane ngeza mu bita Kabumbe rero nsanga batezambushe nza kwahurana na leta baraharwanira naje mfitasubira inyuma ndahunga ariko nyuma yanza guhura n'umajoro w'umunyamasisi turaganiriye basabye amafaranga ndabura ngo ntafite kuba nasigaranye igihumbi cyonyine aya cy'amakongomani urumva gisubiye inyuma naje guhura n'ijwi ry'Imana ndimo ngenda mu nzira uko twagendaga mu rugendo dufite za Bibiliya ibitabo byo gushimisha by'indirimbo urumva nari maze gukizwa icyo gihe maze kwakira umwuka wera w'Imana ndaririmba basenga ndi mu nzira kubera kuko impamvu nasenze hari ibyo Imana yari yarambwiye ndimo senga kiri ruguru wacu imisozi matayiri wacu turimo dusenga Imana iza kubimbwira nyuma yaho rero leta iraza bararwana na baba bandi zari za FDLR zivanze na mayimaye kuko abantu bagaza bahanyagira cyane bageze rero turagana n'abasirikare nyuma tuza gusubirana harya bateze ambush tuhageze rero rumva rafite imbunda y'imwakibarika na za semugi yari umajoro ngo tugere harya baravuga ngo ndore adu yarari barimo turwana tuhageze naje nani mpari petse igikapo gusa kagira n'inkoni mu maboko baravuga ngo bagiye nakumbe baracyari harya tuzaga rero baza kuturasa harya umusirikare wa mbere baramurasa naje wari wa kabiri n'uwa gatatu baramurasa urumva duhita dutora bya bikoresho barya baguye harya turarwana nyuma rero Imana iza kumbwira irambwira ati nakurinze vaho ngaho ukomeze ugende natwese bahise baje muri extended barakomeza bararwana nyuma yaho jewe iza kugenda bite kuko nyine ariko ndwana bagahita banyaka imbunda navuga ati nokomeza kugwa hanga kubera kuko ndafite igikoresho cyo kurwana ndakomeza ndagenda seruka Ifizi turakomeza nyuma turagendaga tuza kurara ahantu bita mu Rusenda turyama ku musozi nyuma tuza gusenga rero senga Imana irambwira ati nurushiko bari baguteze senga Imana rurashaka Imana irambwira mfite ngaruka sikomeza kujana n'abacu bw'abadayimoni oya bagenzi banje twari kumwe ari ngo nyine bamwe bakorera Satani nyuma yaho rero turakomeza turagenda tugeza nyine nibwo twasenze Imana imbira ayo makuru uwo mugabo Zikiya n'umupasiteri turasenze nyuma tuzaga kugarukaga ndagaruka kuko sinabanga ikomeza ndagaruka nsubira za Uvira urumva rero ibitangaza Imana yankoreye ni byinshi urumva nyine bitewe na miliye y'iwacu ruguru mu misozi tutaba dufite activite y'amajambere rimwe na rimwe duhura n'imbogamizi zo kudasohora amakaseti no kuvuga ubutumwa biba buke cyane bitewe na transport y'amatike ubuzima donc nabayemo bwo gusenga nabayonje n'umupagani n'ubupagani n'inzoga ariko nyuma yaho nza gushaka Imana kuko nakundaga ibintu byo gusenga ariko ugakoronezwa n'inzoga cyane inzoga ntiyari cyane nk'urumogi twanywaga urumogi ahantu twabaye cyane iri amashamba twakundaga kunywa urumogi uburyo twabishiraga mu byo kurya ugateka
mwateka nk'ingungura biharagi cyangwa se impungure mugashiramo ushami bure zine zitanu ukarya bihagije cyane basanga umusore yarabyibushe ni munini ukagira apeti cyane asinda ari kugira pression nke ntabwo ari cyane uwo kunywa mu ikaratasi nibwo ruza gusindisha nyuma yaho rero naje gushaka Imana kuko abavyeyi bacu batuye mu matorero ni ukuvuga kuko umunyamurenge wese yamana ubugenge bwo gusenga bwo kuririmba ariko kenshi usanga gukizwa bitari cyane bihera muri ba nyina nka kuri Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo kwizera kwe ngo kubona muri nyina na nyirakuru ni ukuvuga ko no gusenga abanyamurenge nabo biba bihera mu bavyeyi babo ariko usanga kumenya Imana bitari cyane ari iza gushaka rero yuko kumenya Imana ari amagambo agera nko kuri abiri mwibajije ari abantu bari bapfuye iwacu baza kubwiriza hejuru yo kuzuka muzuka wabera kuko Pawulo yandikiye Abatesalonike arabwira ngo ntabwo tuzapfa twese ariko tuzasinzira n'abazaba bakiriho duhindurwe tuba bazima dusanga ari umwami mukuru iyo jambo riza kunsigara mu mutwe ndabitekereza navuga ati se ijuru ribahe kuki bahora bigisha ngo tuzoja mu ijuru nta muntu uragaruka ngo aduheze example rero kuko yageze mu ijuru hari umunsi wa gatatu tariki 25 z'ukwezi kwa munani ndimo senga ariko senga bitavuye ku mutima shakisha kuzomenya solution y'ijuru cyari cyo cyangwa se gukizwa n'iki urumva ifatira umwanya ndimo senga Imana rero iza kumfishurira ijuru ubwo rero ntangiye gukizwa urumva narakijijwe mbere jewe narakishijwe ariko bitari cyane bidafashe bijya nyine bya kinyamurenge wamenye kuko mwiyumvikanise amanda ashaka sinzi ko mva amanda ashaka icyo ni kinyamurenge kimwe amanda ashaka rero ni ikintu baguhatira gukora mugabo we kita kuri we nza kugirirwa amahirwe rero yashirirwa n'ijuru inzu nanicayemo iza kwaka umuco sinzi ko mva umuco mwangaza hari nijoro masaa sita za nijoro iza gutanga umuco bintera ubwoba bwinshi nari mu nzu ndimo senga nyuma yaho haza ubona ko yinjira umudamu n'umukobwa barinjira barandamutsa bari kubona ari mwiyerekwa barandamutsa baranganiriza batese ko wicaye aha n'iki cyabiteye ndabwira ati narimo senga nari mfite ijambo ndimo mbaza Imana kuki batubwira ngo tuzoja mu ijuru ariko ntihaboneka abandi baza kutubwira kuko ijuru ribaho dukorera ijuru tuvuye inyuma cyangwa se tubireke kubera ko ubirebye ubona ari nka formalite bakoraga ibituma abantu batizera nza gukora ubushakashatsi rero gasenga Imana nyuma yahaje kuza uwo mukobwa n'uwo mudamu yari umudamu ukuze baramwe ngo tuje mu ijuru ndabaza se ijuru ninde utujana mu ijuru hari utujana se turagezwayo nani wa mudamu arambwira ati wewe ngwino tugende turakwereka inzira ija mu ijuru wa mudamu turasohotse turagiye duhaye inzira ndende aho twageraga dusanga kuzi urumva bakita ngo n'umugezi abadamu b'abanyamurenge ariko nakuzi kakuzi kakagera mu bitatu kakuzi rakajabutse rero tutarakageraho twasanga ahantu hari ishigo duhe inzira y'umumoso
nabwo ati inzira twaciyemo narimo mbibona nyine ariko nk'umuntu ufite umubiri urimo ubona nyuma yaho rero nza wishurirwa turakomeza turagiye buriye ba badamu ati inzira twahaye ntabwo ari inzira ija mu ijuru inzira twahaye ni ibumoso kandi ibumoso niyo kwa Satani wa mudamu aramaze ngo se kuvuga ya Satani wibwiwe n'iki n'ijuru wibwiwe n'iki nabwo ati birivuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana yicaye iburyo bw'Imana none se turaheze ibumoso kubona ko tuzoseruka hehe kwa Satani kandi Yesu Kristo ntabwo yicaye ibumoso ari iburyo tuza gukomeza rero turakubanutse tuja gusaka kuzi kari gafite amabuye atatu duserutse mu nzu ya tambarare nta biti cyari kirimo nta gishushu cyari kirimo yari ubuderure sinzi kumenya ubuderure bugaragara hari ku mugaragaro nta cyasi nta gihuru ya ndego twayizamutsemo amasaha 8 tuzamuka ya ndego amasaha 8 turimo twegereza kuyihetse n'ijuru hacomoka ibiti ngo turimo tucegereza ca giti ni igiti bene ikindi gisanzwe ndetse nk'uko irebe narakomera n'ikijuka ibiti biza bikomera cyane ibiti biba muri Kongo biba ibiti binini cyane kandi bikomera nakirebaga nkabona gihiye ku ruhande rumwe cya giti kimanuka gifite bitatu y'umweru wa mudamu arambwira ati wowe ufata umugozi umwe uyu mukobwa afata uwundi nawe ufata uwundi iriya migozi nitujana tugeza hejuru kuko tuba dukomeza tukugenda kuko tuba twegereza paradiso urumva paradiso nayibonaga ariko kujya ku bicu ariko aho yinjiriraga hari akantu akarabi keza turakomeza turagiye ngo tujye kurenga umugozi wanjye uracika ucike ndaso twari tumaze kugera mu kirere ahantu hari ahantu h'akarabi nitukageraho duce ture kuri ya migozi tugende n'amaguru umugozi wanjye uhita ucika ucike rero nasubiye inyuma hasi nisi hasi wa mudamu na wa mukobwa baragenda barinjira ibicu bakinguka nimo mabona baragenda bamushatse kukubwira bino bintu twebwe nshatse kukubwira ko ijuru rihari kandi ya magambo Pawulo yandikiye Abatesalonike yo kuzuka kandi ko impanga y'Imana izavuga jewe narabibonye bidaciye mu miga yanje naruruse nje hasi maze kwika hasi haza kuza abandi bantu babiri umuhungu n'umukobwa basanga muri cya kibanza narindimo noneho rero nyuma ya tukiri muri kurya gutangara twajibaniwe kujibanirwa ni ukuva ni ngo gucanganikira kumenya icyo ukora n'icyo ureka hahita hacomoka umugabo mu bicu wa mugabo atungutse arya mu bicu umukobwa wari uraha iruhande rwanje arameza aravuga ngo turashize ngo dore Mose bavuga muri Bibiliya araje none izo bintu wenda abantu bazumvishe barashobora kuvuga ngo nta bihamya bifitiye twobyemera gute ibihamya ndaza kubaheza ukuntu twaganira n'amagambo twaganiriye nawe n'ibyo yambwiye ndaza kubivuga nyuma yaho wa mukobwa arahunga aravuga ngo turashize ati dore Mose bavuga muri Bibiliya yashitse kuko ijuru ryose ryahise ritanga umuco ni ukuvuga kuko wa muco umaze kuba aza kuri ka karambi wa mukobwa arahunga na wa muhungu sigaye nje nyine arya muri cya kibaya
ikibaya ni ahantu haba hisite cyane hacecetse. Nyuma yaho rero wa mugabo Mose araza ku kuboko ndamuramusa arambaza ngo se kuki we wasigaye. Ndamusubiza ngo mwami nyananiwe kubera ibyaha mfite ibyo byatumye ntagenda nyananiwe. Amfata ukuboko arambwira ngo humure. Asa aravuga ngo humure. Asa aravuga ngo humure agaza inshuro 3 arimo ambwira ngo humure. Humure. We wabonye asa gute nka gute? Yari umugabo umusaza. Umugabo muremure cyane. Yari afite imvi nyinshi. Ntabwo ari inzobe cyane. Yari umugabo w'igikwerere yaransumbaga. Arangije kumbura ngo mpumure turazamukana nawe. Turagenda. Ajya kuri ka karambi. Ibicu birakinguka. Ibicu byarimo biburana nka kurya kw'izahabu. Sinzi ko wamaze kubona izahabu muri Kongo nizo zikunda kuba cyane. Ndetse mu bindi bihugu zibamo. Nyuma yaho rero nza turinjiye ngo tumare kwinjira kwitungukiro. Ahantu winjire utya ahantu serukene kwitungukiro. Basanga igisika. Cyangwa igisika kikagaburamo kabiri. Hano hagati yatangira hari umugabo wari ufite ifirimbi. Urumva ari ifirimbi nini cyane. Ubwo umuntu atayirengezaga. Yari ndende. Kandi ikaba nini. Ikaresha na wa mugabo. Mose arambwira ati uyu mugabo ni uzuvuza ifirimbi. Ngo isigahinda umushitsi. Muri kurya guhinda umushitsi. Ngo abera abatarabera cyane. Bagapfa. Ubwo izo bintu wari kubyibonera wenyine uri aho ngaho nyine. Siritere amaso ku yandi. Kandi naje narabazaga bitewe n'iki kuvuga ngo avuze ino firimbi. Arambwira ngo bataramwizeye cyane. Ngo barya bapfa batavuze batabumbuye akanwa. Uyu mugabo nizo uvuze ifirimbi bagapfa. Bagacikana. Ntabwo baja mu ijuru. Baja mu buruhukiro. Kuko birizivuga ngo bategereje igihe cy'urubanza. Ngo kuko Kristo azamanukana ku musozi wa Mezetuni. Umusozi wa Mezetuni ni muri Yerusalemu. Muri Palestina. Niyo ku musozi wa Mezetuni. Ni naho imanza z'abisi zizacirwa. Ariko izabera kwambikwa imirimo amakamba bizabera mu ijuru. Kuko birivuga ngo bazapimwa imirimo yabo. Imyaka 3 n'igice. Ngo bambara amakamba imyaka 3 n'igice. Ni ukuvuga kuko ari imyaka 7 Kristo akamanuka ku musozi wa Mezetuni. Wa mugabo rero akomeza kunyereka wa mugabo afite ifirimbi. Araba ngo uzuhamagara abantu bose bari ku isi. Bakazamurwa bakaja mu buruhukiro aho Imana yabageneye. Tutambutse aho gato twasanga undi mugabo uresha n'urya Texolema barasa bombi. Ni ukuvuga ngo ari nka bukuru na butoto. Arambwira wa mugabo dusanga afite ingunga y'igaju. Ingunga rero ni ihembe bavuza. Bavuza byo kunesha. Byo gusingiza Imana. Yangunga ari ingunga y'igaju ndende cyane. Wa mugabo yari afite Mose arambwira ngo iyi ngunga niyo abagabo cyangwa se abagabo bakijijwe cyangwa se ababyeyi bakijijwe umuntu wese wakijijwe. Iyo umugabo ageze kuvuza ino ngunga ngo ntabwo ucikana vuba vuba. Bisaba umwanya muremure wo kwitunganya. Bamwe barasenga abandi barabwiriza. Sero nuko ihari urimo ubimeze. Wa mugabo yavuze yangunga rero abantu bagahita bazamurwa bakamenya kuko bamwe bazavuga ati dore marayika ngo yaje kunjana. Sero nuko bahagenda abona imbaraga z'Imana. Urya abayoguje yangunga y'Imana. Ya wa mugabo azavuzaga. Turakomeje rero turatambutse iyo twakageraga. Ubwo mwari kumwe na wa mugabo. Bari kumwe na Mose. Na Mose.
bari kumwe na Mose. wamenye ko ari Mose gute? Wa mukobwa niwe wavuze igihe yatungukaga ava mu ijuru cyangwa se mu bicu, yaraje ngo amare kuza, wa mukobwa ahita yameza ngo ni Mose. Nyuma yaho rero twaje wa mugabo agenda anyereka paradizo ukuntu iteye, bitewe na rya sengesho jewe narimo nsenga ryo kuba ngo Imana izonyereke paradizo, Imana izanganirize paradizo, iza kugirwa ayo mahirwe rero ndabishurira. Twinjiye rero baza kunyereka inzira zibiri. Za nzira zibiri rero hariyo paradizo y'abakuze, hakaba na paradizo y'abana bato, gutangira ku myaka ukamanuka umwaka, amezi 9, 8, 6, 2, kugeza no ku kwezi kumwe nagiye mbibona. Maze gutera intambwe kwitungukira naho nasanze umugabo n'umugore batangira